ariko icyambaje kurusha nukuntu naje gufatwa ku ngufu mfite iyo myaka 9 arangije kumfata ku ngufu aragenda akira ahantu mu nzu hari kuwa mbere kuko ako kantu ko nubwo nazi iminsi niki ariko akantu njya nkibuka hari kuwa mbere ko yarambwiye ngo turi kuwa mbere ngo kuwa gatatu nzaza kukwica aragenda akirana umukizo numva yamfashe ku ngufu ntabwo nari nzi byari byo nk'umwana ariko byangize ingaruka ikomeye buriya hari ukuntu umuntu ukugiriye neza ntabwo mwibuka nk'uwakugiriye nabi njye nibuka ibihe bibi kurusha ibyiza nubwo ibyiza byanjye mba mbona ari bikeya kuri njye mba mbona ibihe byiza byanjye ari bikeya nagize ikintu nakwishimira ni ukuba ndiho nta n'ikindi ikindi nakwishimira ni uwabashije kuba yamfasha wenda reka mvuge ngo yarafatanyije n'Imana kugira ngo mbe nkihumeka. Ndongenda baramukije mwe mwese mukomeje kudukurikira kuri Legacy TV, the one and the only TV station mukwiye gukomeza gukurikira. Ndi Didi Wise kuri mic, ku ruhande rundi rwa kamera hari Mr. Isa Rurangwa. Hagati aho rero ndagira ngo mbabwire ko uyu munsi ari undi munsi, akaba ari n'indi nkuru. It's another day, it's another story kuri Legacy TV. Teta, ikaze kuri Legacy TV. Murakoze cyane. Karibu rero. Murakoze. Urumva uri umuntu mukuru, niyo mpamvu mu gutangira ngira ngo nkawe Teta nakazina kakabyiniriro. Ubundi wowe wipresenta gute? Ushatse kuvuga uti jewe ndi gutya, urumva hari igihe ngiye njya mbwira aba bayisa nkabwira ni jewe ndi rukoma byuma ni nako nabyirutse, hanyuma wowe nturindi. Murakoze. Mu mazina asanzwe nitwa Agrippine cyangwa Suwineza nyine, hanyuma nkaba ndi umubyeyi nyine. Akabyiniro ni Teta, nuko ngira ngo nta bindi keretse niba hari ikindi mushaka ko wenda nakongeraho. Reka rero dusubire inyuma. Donc wenda ikintu nabwibutsa abantu nuko Teta umuririmbyi indirimbo za gakondo, akunda kugaragara mu makwe atandukanye. Mwana namubonye mu bitangazamakuru, n'umuntu maze iminsi rwose aboneka cyane mu bitangazamakuru bitandukanye, nk'umuntu w'inararibonye uganira neza. Turaza no kugera kuri byinshi bitandukanye yagiye aganiraho. Hagati aho ngaho wenda reka duhere hirya nyine, hirya inyuma hahandi n'ubundi rimwe na rimwe tuvuga ko hadashimishije cyangwa se hanagoranye mu buto, mu bwana. Teta ninde yabyirutse ati? Ni ibintu biba bigoye kubivuga ariko nta kibazo kuko Imana niyo nkuru kandi iradufasha nayo, kuko niyo ituzi kandi niyo yagiye dufasha kugira ngo n'aya masaha tube tukiriho. Teta rero ni umudamu uko nabivuze, ariko nkaba narigeze mu bwana. Ubwo mu bwana bwanjye navutse mu muryango w'abana 9. Navutse mu muryango w'abana 9, abahungu 6 n'abakobwa 3. Ariko murabizi ko bw'amateka yabaye muri u Rwanda atari meza ya Jenoside yakorewe Abatutsi, byaje kuba ngombwa yuko abo bana 9 na papa na mama bose bitahira, ariko abiko mbivuga nsigara njyenyine. Ntabwo byari byoroshye urabyumva. Yego, ubwo nasigaye njyenyine muri abo bana 9. Niko byagenze, ntabwo byari ngombwa ariko ntacyo
ni ukubyihanganira, ukomeze kwihangana. Wari ufite imyaka ingahe? Nafite imyaka 9. Imyaka 9. Ku myaka 9 urabyibuka uko byagenze? Ntakubeshye, nta kintu na kimwe ntibuka. Ikintu ntajya nibuka ni ukuvuga ngo uyu munsi byari umunsi uyu n'uyu cyangwa se byari itariki iyi n'iyi, ariko ibindi byose byo nahuye nabyo, abo nahuye nabo, ibyo nakorewe, ibyo abandi bakorerwaga byose narabirebaga kandi ndabyibuka. Ni amakuru akakaye, ni amakuru ababaje, ni ibintu utakwiye kwibagirwa, ariko bitaguye ni n'ibihe bidakwiye kuduherana. Ni nayo mpamvu kuri uyu munsi atari byo turi buganireho, tuzafata umwanya uhagije wo kubiganiraho by'umwihariko, tunakomeza kukwihanganisha. Reka ahubwo dutambuke iyo etape tujye kuri etape yakurikiyeho. Uri umwana mutoya w'imyaka 9, ababyeyi n'abavandimwe bamaze kwitaba Imana, wisanze mu buzima bwa wenyine kandi uracyari na mutoya ufite imyaka 9. Byagenze bite? Ntabwo nzi ko nabisobanura, ariko nawe imagine nyine wisanze uri wenyine muri iyo myaka, nta famiye, nta nyoko wanyu, nta so wanyu, nta nyogosenge, nta muvandimwe n'umwe, nta papa wawe, nta mama wawe. Byagenze nabi cyane kuko nabagaho mu buzima bwo kubura homba, ahantu hamwe nifite ho kuba. Ngira ngo wenda bakuri iki kiganiro barabizi, nagiye nshakisha ahantu ho kuba, hari abanshumbikiye, Imana baho umugisha, no ku bigo nizeho barabizi, nta hantu hamwe nifite ho kuba. Byarangoye ko ndashimira Imana ko kuba nkiriho ubu ngubu n'umugambi wayo, kandi no kuba narasigaye nabyo n'umugambi wayo, ariko byari bibi cyane. No kwihangana. Ibyo tutazi kuri Teta, bya bindi byihishe inyuma, bishobora kuba byihishe ku gahinda ka Teta, cyangwa bishobora kuba byihishe mu isura nziza ya Teta turuzi muri aka kanya, cyangwa bishobora kuba byihishe mu misatsi iciye ya Teta tutabona, cyangwa se bishobora kuba byihishe mu ipantaro ya deshire ya Teta turuzi, cyangwa se bishobora kuba byihishe inyuma ya Teta munini mwiza w'inzobe tubona aka kanya. Bese hirya y'ibigaragara, mu by'ukuri niho dushaka kugira ngo dusunikirize, ariho twerekeza. Nuko Teta n'umwana w'imfubyi, aracyari mutoya, afite imyaka 9 cyangwa se itangiye kuzamukaho gatoya, umwana wiga amashuri abanza ubundi yisumbuye se, ariko n'umwana nyine uri wenyine mu muryango. Biriya bihe ni ibihe biba bitoroshye. Niki kintu wumva wishimira muri biriya bihe byose, kuko ibibabaje byo ni byinshi? Ikintu nakwishimira ni ukuba ndiho, nta n'ikindi. Ikindi nakwishimira ni uwabashije kuba yamfasha, wenda reka mvuge ngo yarafatanyije n'Imana kugira ngo mbe nkihumeka, ariko ibigoye byo ni byinshi cyane. Ese mwankundiye ahubwo nkavuga ibyangoye, wenda ko numva ari nabyo. Buriya hari ukuntu umuntu ukugiriye neza ntabwo mwibuka nk'uwakugiriye nabi. Njye nibuka ibihe bibi kurusha ibyiza, nubwo ibyiza byanjye mba mbona ari bikeya. Kuri njye mba mbona ibihe byiza byanjye ari bikeya nagize. Ubwirumva icyo gihe mu myaka 9, reka wenda nihute tubigire mu magambo make. Urumva ababyeyi baje gutatana, urumva muri jenoside abantu babatatanye, ariko ikintu cyambabaje kurushaho ntabwo ari uko wenda iwacu bapfuye, kuko birababaje byo cyane, ariko icyambabaje kurushaho ni ukuntu naje gufatwa ku ngufu mfite iyo myaka 9. Ni ikintu cyankomerekeje. Umwana w'imyaka 9 nawe uramubona, gufatwa ku ngufu. Ni Interahamwe yari igiye kunyica, mfata ku ngufu, arangije kumfata ku ngufu aragenda akira ahantu mu nzu. Hari kuwa mbere, kuko ako kantu ko nubwo nazi iminsi n'iki, ariko ako kantu njya nkibuka. Hari kuwa mbere kuko yarambwiye ngo turi kuwa mbere, ngo kuwa gatatu nzaza kukwica, aragenda akira umukizo. Numva yamfashe ku ngufu, ntabwo nari nzi ibyo ari byo nk'umwana, ariko byangizeho ingaruka ikomeye. Ubwo rero urumva byaje kurangira n'ubundi aje kunyica, ariko ahahurira n'umutabazi, reka mvuge gutyo. Ntabwo yabashije kunyica, Imana yarantabaye icyo gihe ikoresheje umupapa nkunda cyane, nzamubabwira.
akunda gakunda ngiye buri hari ikintu ari nuze ari na urumva n'ikibazo nari nakubajije cyane cyuvuga cy'wishimira nubwo kwishimira ikintu mu bintu bigoye ubwabyo ni ikintu gikomeye cyane akenshi kitanashoboka. Rero ako kantu iyo nkagezeho ngatindaho uwo muntu twamukeza kuko hari ibintu ngira byitwa gukeza ineza ntabwo ari njye nyine ni Legacy TV yose gukeza ineza gushimira ikintu twumva kiryoshye ikintu cyiza tukakishimira nubwo bwose nibibi dukwiye kubigaya tunivuye nyuma. Oya n'umupapa mwiza ahubwo ngeze ikintu nabasaba n'abari kunkurikira bose njye ikintu nabasaba muzamfashe njye nta bushobozi mfite ariko umutima wanjye uhora tekereza kuri uriya mupapa amaze kuba mukuru ariko yabaye intwari kurusha abisha abantu. Ndamukunda cyane ariko muzamfashe tujye kumusura nanjye mbone ko ndi kumwe n'abantu mbone ko ndi kumwe n'abavandimwe hanyuma tumushimire. Kuva nigeze mubonana nyuma ya jenoside cyane n'ejo bundi nagiye kumusura ariko naragiye aho mvukaho nubwo ntakunda kugerayo ndamuhamagara araza turicarana turaganira ariko ntabwo biba byoroshye mwita papa niwe papa wanjye ko yabashije kugira umutima abandi batari bafite icyo gihe kandi yarandokoye. Yego Imana imukomeze kandi koko bitari kure hamwe n'inshuti za Legacy TV turizera tudashidikanya ko tuzakora uko dushoboye uyu muntu tukazamugeraho tukaganira nawe tukumva n'ubwo butwari icyo bwakira nawe uko abifata. Nshuti bakunzi ba Legacy TV ikiganiro cy'Uwineza Agripine mwese muzi ku izina rya Teta ari nawe mwabonaga muri aka kanya ni kirekire cyane ndetse kandi kirimo byinshi mukeneye kumva. Harimo iby'ukuntu yaje kubyara umwana wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane ibibazo yagiye ahura nabyo mu buzima bitandukanye ukuntu yaje no kuba umuhanzi w'indirimbo gakondo ndetse n'ibindi byinshi cyane mukeneye kumenya ndetse no kumva mu buzima bwa Agripine mwamenye ku izina rya Teta. Ndagira ngo mbibararikire rero mu kiganiro cyacu cy'ubutaha ni mu biganiro by'urukurikirane bigera kuri 3 tuzabaganirizaho hano kuri Legacy TV. Ntimuzave ku murongo turacyari kumwe kandi byose ni byiza bijya mu bindi.